bagiye kumbwira ngo njye no kuvoma ariko se koko n'ubu ngubu ibi bintu koko nzabishobora abandi bana bano barimo baranywa igikoma ngewe bansohoye ngo nze gukura nafuze ndarangiza ngiye gukura kuko ndi bunoze nibyo si koko papa nta nubwo ababona kuko n'umubyeyi yamfashe nabi koko mwana njyewe Uwiragiye karame mama mama twamahiri ntabwo ndi nyoko n'undi munsi urumva igihe akubure nturangiza izuba ryarinze rikuviraho udahari nabanje gufura imyenda jyana amazi yasukwa muri dushe senye kaba kahereye kakara karamezwe mbona kuva ryari uragiye ari untegurira dushe umutishije ibyo yari ari gukora ngo najyane amazi muri dushe wowe uri iki hano ururura nimba ururabo se bamutegura heza ubwo si ubwo gutuma umwana ni ikibazo yewe mwana ni ikibazo kuki se utatumye Karebu cyangwa cyose abo ntabwo ari abana bawe ubwo bivuze ko n'ibindi byose ariwe bikora mve mbere se pomba Kadogo karame mabuja kirabwa gutegura ameza amasaha yagiye ni nabanje koza ibyo ariko Kadogo wagiye wihangana ukazinduka kubera isa uteguriye ameza ntuzongere n'umunsi n'umwe Hello? Oui. Ni byiza. Si ubwo urumva ibibazo byabura ni bya bindi ndabihorana ahubwo si ubu bizanatungana wengeye mba mbona maje no kubirambirwa iby'ubu buzima papa nyine hari igihe ubona rimwe cyakoze papa we nyine biba binkuriye adahari iyo ahari upfa kuba numva ntekanye Uwiragiye igihe wahereye fura ntabwo urangiza ubwo si iyo telefone wayijya uretse nze kumerekera ko isiko igihe yahereye ubona siko igihe aba yahereye ubona iyo ahara ntukarere ukagira ngo ndaza guhangana nawe ko kameze gusa Mana ntabwo ajya arambirwa ibintu ankoreza Jamaa bimeze bite? fresh Karibu kari. ndashaka agapantaro nyine Agapantaro hari jamaa kushima tukavugana. Kumbaza. Reka mufashe. Ndabona kangaka kajyanye n'igihe kabisa kuri wowe ndabona ari neza kabisa. Biko. Sadura kangaka rwose kajyanye n'igihe kabisa. Reba imifuka hano hose urabona.
reba reba akantu ubu nakaze fodarira shasha reba je ibintu byose mbona bitunganye ni makeya cyane 15 15 shanda gwa bitandatu kose mva mubwira jamani aho usubije hasi cyane nkubita 10 bigira inzira nari bikubera ko mfite gahunda ndagumunana waba ari makeya ntacyo nafata umva garuka tuvugane mwana ntukajye ugenda udahashye akira genda utwike rwose reka nkubwire noneho za nkumi zitarwara uruke bimbwa imbere tagisi ntabwo nkubeshye nise wahahiye kwa Gilbert ugira ngo arahandi hantu wahahi emereze amafaranga rwose we ewana genda wotse ntari yaje kabisa Njemba mbona biragiye nazi ibyiwe shagire kana nawe jye umwihorera ameze nk'ikintu kitavuga kiraho uragiye se umwana wa nyoko ibyo se bya nyoko ni ibiki kandi nyoko ni ibiki nyoko ni cyo kinyarwanda nzi ko ikinyarwanda ari mami gusa ko none sambwe nje mwita mami naho nje mwita nyoko oya nyoko se nyine ndi kukubwira ko nyoko ari cyo kinyarwanda cyiza none se dadi baba bamwita ngo iki mu kinyarwanda nese sisiko nyine none nje mwita siko nawe kandi ntabwo wumva niko bakwigisha se ariko banyigisha ariko nuko wambwiye nje ngo hamagara mami ukambwira ngo papa ndamuhamagara dadi nuko rero papa cyusa Karameshu ariko se waje ukaringanira n'ameza ko byatungana enjoy mwanaryoshye ubuse papa cyusa urarya utamu urashaka kumubwira iki se sheri aha akumwanda akazi reka mutumire umwana wiragiye akantu papa agafanta papa wawe ntabwo kazi akira nyarukunze nyiraga ariko si umugore untumirije fanta y'iki gihe ubu si byaro kugira ngo mpagurukirize umwana ku meza gusa aha Wiragiye Nibwe mwiza epfo kuri botike harafunguye. arafunguye nta kibazo kabisa Sawa murakoze. sasa Umwana uhiye kiracyana wakibonye se umuhungu nakibonye kabisa. Furaha mtoto ni nzuri Ahubwo mwana numvisha umuzi nuwahiye. Furaha mtoto nuwaraye pomani kandi iwao arameneka ibintu byose ni waneza Nje nyimara kumubona rwose muvugana. akagenda ariko nawe buri gihe ukunda kubona utuntu ariko rabiza rimwe akantu ntabyo kuzana bya bindi byawe byo n'iki ngejo bundi oya ngenda ahita nkushitira mwana ndimukuzanira so ubizi se gahunda yanjye kari vuba vuba gahunda niyo ngiyo umusabo ubwo ni gahunda kabisa yani
ariko ndashaka fanta. Ushaka iyihe? Stop. Kanze ngurebe ko zirimo. Ndabona zirimo kera. Yego nawe. Ariko umuruhura gwira mana. Umwana w'abandi ukuntu yabaye mama wakimurera yabaga ari mwiza abyibushye none kubera uramuvuna muheto w'umugore ukuntu yabaye yarananutse yashizeho asebura papa ntabwo aba ari bireba mana warakoze kuba ntarabaye nk'uwiragiye ariko mana nawe uzamufashe amere nkatwe. Akwira gifantaro ayibuze. Karalisa se wasanze ntawe uriyo. Yarahari. Ubu raho ugenda ukindagira mwenda hagati mpereza. Taceka ntumirije fanta cyangwa ntumirije amagambo. Aka kanya umwana avuye hano dusize ku meza akabagarutse akaba dusanze ku meza. Nibyo biciye nk'amabere. Ahubwo subwo gucyaha umwana ni ikibazo. Gucyaha uko ntago ari gucyaha umwana no kurindagiza umwana no kumutoteza. Ko ntari numva se ucyaha abahungu bawe nuko badakosa. Ubuse tuvuge ko uri misaki igoroye. Guteze. Aha tubyihorere dore ko wavuga yenze cy'ubuki butaribwa. Mabusha cyatunganye kabisa. Mabusha none munsi sinzi kabisa. Aline. Karame mama. Você conhece. Papari, amasaha yagusize gira bwawe. Yego madamu, mama ni amaze kwitegura kosime nayibonye ahubwo ndashaka inkweto nazo nambare hanyuma mpite ngenda ahubwo Aline na musaza we barajya ku ishuri ryari? Bariga mu gitondo. Okay, sorry. Ndabona mwamaze gutegura ku meza. Reka tumwe ku cyayi hanyuma iyi telefone ndi ku cyayi irambangamira. Ahubwo ariko shaka covid ni ikibazo. Ubu naringiye kunywa icyayi Mari. Nari nkoza gasha k'igihe n'igihe. Naringiye kunywa icyayi nambaye agapfukamunwa. Ariko covid izarangira kweli. Bagapfukamunwa sinzi kabisa. Iki cyayi gishobora kuba kiryoshye. Gishobora kuba cyakoze amata kabisa cyagaragara nk'ikiryoshye nubwo ntarakinywa. Erega kadoga ziguteka. Aline. Umugati ni sawa? Wariye ku mugati?
fata ku mugati we na musaza wawe Amarine se wabafasha fasha kabisa abana barya umugati hanyuma nanjye Kadogo ubwire Kadogo anegura inkweto mitejya mu kazi Papari sikenshikira akaza guteranya n'inshuti n'umuryango ariko Amarine nibyo murankubwira ko turya umugati tukanywa icyayi no kubera akazi banagiye gukora ntakoze akazi ntago twabona ibingi turimo kubona ahubwo wowe ugomba kujya umfasha ukambera aho ntari abavandimwe baza banshaka ukaba uhari abaturanyi baza banshaka ukabafasha nta kindi kibazo ariko ngomba gukora akazi nicyo kintu umufasha bivuga aho ndise mama Rene stade ariko itabiye telefone ubwo ntibakuze ninde kumukubye ni Deji Manuel wa mugabo uherutse kuza kudusura mu cyumweru gishize abari mu kumbaza amakuru yuko naramutse neza mu kanya ngo tugiye gura mu kazi hari akazi twaranye kenshi akizi ko wanjye sinjije ikibazo mbase ni Manuel ariko Amarine urige murankubwira dore ni Deji ni umpamagaye uriya mugabo twazanye ubushize ku cyumweru gishize ntabwo muzi Emmanuel ka uhoro nderega uwambonye mu mwana Amarine ntabwo nakurire ndagukunda urabizi ariko papa ari guhora umbeshya uretse ibyo ndaza kubyigaho no Amarine sinzi impamvu buri gihe urunyereka ngo ikibasumba ngo Jeanne ngo Charlotte ariko sinzi